dusanga Imana ndabasanga yamwe abantu birukana mwe Imana batabara mutarasaba ndabasanga Imana igiye kubagirira neza mugiye kurangiza kwiga ngo babone akazi abandi bakabura ariko uzagera hose ndagusaba Yesu Imana bajyama aho bari ni batavuga ati pasiteri Ndasema gutyo kugira ngo banyiyumve ahantu imbobo ziri kurwana ngenda zikiza ariko we ntiwazikiza kandi zagira zirunga wigenge zirarwana zikanikiza nuzataka mugiye kuzikiza zizakuviraho indimi ziba zifite inzembe kandi ahantu urwembo rucugira ngo ni konseze abakire bahita bagisira amamodokari yabo kugira ngo hatagira mbese guteramo ibuye ariko njye mitaparika nkahita mvamo nkahita mbarasira nkabati mani ni kumigaza se mani ndavuga ati bose nawe yari indara ndagaza mana bahita baza kuda superstar kwa mabandabati Handuramenye ndaza gushoza urubanza ngiriya mbobo yabaye ite pasiteri mana iti kudibure kubujije mani ese koko muze ko nari mbobo isusuzuka ngahicara hariya byavamo mani nase n'abadogiteri muzi babaye abapasiteri n'abashoferi muzi babaye abapasiteri n'abaganga muzi babaye abapasiteri n'abasirikare muzi babaye abapasiteri n'abamotari muzi babaye abapasiteri n'abahinzi muzi babaye abapasiteri none si mbobo nizo zagombaga gukuraho reka da Imana nazo yazikuriye mu pasita kandi utagira ngo hari urwego nasimbutse nabaye umuvugabutumwa w'umuhamagaro umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho umudiyakoni umuririmbyi muri korali ya Nibature ko buri muntu ajya muri korali basa iyo mvuze murabyumvishe yayindura y'ukunda yiwanyirwe ntiwagira urabizi ko umusanzu wayo utawubona uhitira muyo narebye ya mbere mbona itanyemera ndebye ya kabiri ndumva mwamuyizeho umukove yitwa batoranyijwe ni korali igira amajezi ajya mbona ukuntu bamanuka bavayo nkabona rimwe njyewe nzamanuka ngaherayo kubera bitavamo rero bafite indirimbo ngabiseri basengukayo ajya mbona ukuntu bakata ajya mbona hari igihe bazakata ngahura nabo bavayo ndeba korali y'urubyiruko mbona sindi umusore sindi umusaza njyewe kw'icyongo utajya mu ya Nibature mwana ko muri Nibature uje uhindurije umupira ntawe ugusiga mwarimu mbapasi kandi umunsi basengera ku bupasiteri umunsi basengera n'imbobo zanjye twabanaga imihanda narazitumye nzishakira n'imodokari zitwara kandi muri ADPR kuri ADPR Kiruhura niba hari abahazi ahantu bari bicaye mu rusengero ndi kwakira abashyitsi baje umunsi mukuru wanjye mbona bo barakonje kandi ntiwabarenganya ukuntu basaga bari no mu rusengero bye byabatunga ngende kubaca bo mbona baragabatinja amazange ko ziragira morale turatreka mbakire mu mvugo tumvikana bati Yesu Imana bacama aho bari ni batavuga ati pasiteri Gikongoro muchomba nanjye bitanga ibiganiro iwawa ku Gikongoro urabona nzaba ndi Tagata mu transit center rero byari ngombwa ngo babone abantu bavuga nk'abo babazi ubuzima banyuze kuko ntamubwira ngo Yesu aragukunda agiye kumwigisha ahita batugura haze muraho murengwe
ariko kuko mbimugana ati nawe Yesu arakwemera mwana tumva pastor ndagaruka Yesu yanyemera se kubera mwana nongeyeho Yesu n'umunyembabazi Yesu wambabariye akambara inyota y'itanu nikotini mu maraso akayikoramo ngahinduka icyaremwe gishya akanyuzuza umwuka wera ndashaka gusengera ngo uture muri iri jambo rivuga ngo mbabare ntawe Imana itababare wakoze ibyaha wakinye nabyo ariko haracyari ibyiringiro biracyari umwana umwe w'umukobwa yatwaye inda yasambanye ajya kubyarira iwabo mu cyaro mubona najya gusura famiye mw'Ibutare mama avuka i Butare harya ngo abanyabutare bavuka nangahe n'indu yasinya ari amashuri bigishwa n'igihe aho umunyabutare ageze amenya uko haba ubundi kirazira ko umunyabutare arya ibiryo bitariho avuka byagenze uyibura mu gitondo ukayihishwa n'agahinduka hirya saa sita amavuta Butare ku Cyinteko ubwo ni akarere ka Gisagara noneho papa avuka nga mu karere ka Kamonyi yitwa mu Gacurabwenge uko bahuye ntabwo wabimbaza amani ntabwo nabimenye ariko navukiye mu murwa ku Itara mu biryo hari uvuga ngo ni danje noneho hari famiye imwe njya gusura i Butare mu mama avuka yarokotse cyangwa yasigaye ca kuri uwo mwana ari kogereza uruhinja rwe mu mwobo yacukuye asasamo amakoma y'ise bibona ndikanga ndagenda njya aje kunsuhuza ko turi mu rungano mwatsi umwana ngo muterure yamuma ariko mbona ko atari ubugome mbona ko amuhetse ntacyo yambaye garutse i Kigali mbibwira madamu arababara icyo nabonye ahita amuha igitenge nanjye mugura utwenda tw'abana mugurira n'ibase mugurira amavuta ya movite yaragiye aragura 1000 mitangura uriya muti w'ubururu w'isabune kagati kagura icyo gihe 500 ndatega ndabimushyira i Butare iwacu tuviramo muri Rwabuye niba hari abantu bo mu majyepfo ngo barahumva n'ubite nambuka igishanga cy'umuceri mamagara umutwe namwe atera amasa yagiye ngira akana kaze duhuriye muri Rwabuye muhe ibintu muzanye yamanutse abahazi ubwo barimo barahabona agasoza aza mu kabande ambona ndi mu kabande ku mugezi wa Rwasana fiti base ayibona ari ku musozi atera haleluya nyumva ndi mu kabande araza ngezeho atangira gusenga Imana apfukamye ngo byajyaga bigera ku mugoroba akajya muri ka gasoko k'umugoroba gusaba ifu amaze kunywa kugira asige mu ngingo z'umwana ifu y'ubugari kugira ngo adatamuka mu ngingo mu kigo cya pude bone ngo yajyaga atiri basaba akayimwima ageze umwe ubwenge acukura umwobo asasamo amakoma akajya yogereza amako gahinja amezi 2 ashize ngo nibwo yasenze n'agahinda kenshi bati Imana narakoshereje ndasambana nkoze isoni itorero ariko wambabariye iki cyaha nakoze kandi ikimenyetso cy'uko mbabariye ukanyibase yabonye ibase yizera imbabazi z'Imana nta cyaha na kimwe kibaho Imana itababarira kugira ngo ubashe kurinda aya mavuta kugira ngo ubashe kurinda agaciro k'izina wahawe ry'ubukristo kwitwa umukristo kugira ngo ubashe kurinda uru rugendo watangiye ujya rugana mu ijuru nuko utura muri iri jambo rivuga ngo mbabare jambo ry'inyuguti 9 kibazo kugira ngo umuntu arivuge kugira ngo yikoreye kino kibavu cyangwa ingundu y'ama niryo rizatugeza hari mu myitwa Barutolomayo ngo yahuye na Yesu ngo yahoraga isabiriza ngo Yesu atambutse impumyi narayikuye ntabwo yigeze itakivuga ngo mwene Dawidi mpumura ntabwo yigeze itakivuga ngo mwene Dawidi mpa amafaranga nk'uko yasabirizaga ahubwo yatakivuga ngo mwene Dawidi mbabarira kuko irarizi ko mu mbabazi zayo harimo gukira ibyaha yakoreye mu bumuga mu mbabazi zayo harimo no guhumuka n'ibyo dukeneye ikibazo si imyaka ugezemo hari ibyaha wakoze muri urugendo rw'imyaka yawe ahubwo icyo Imana ikeneye ni ukuvuga ngo mbabarira ikakwemera
umwami abandi bagiye ku rugamba kibazo cyo gusigara mu rugo kuko umwami nakajya ku rugamba umwami arakama cyo si ikibazo no kuba yarabyutse yaribambuye mu masaha y'umugoroba bari gutembera ku nkike z'urugo umwami atembera hashaka imigambi no kubona Mukawuriya ari gukaraba nacyo si ikibazo na Mukawuriya kubera ari gukarabira mu ntanzi z'urugo none se amadushe yo mu nzu yari bwaze se Kawuriya nawe nta kosa ngo yambaye ubusa nase ubundi hari ukaraba yambaye no kuba Dawidi yaramurebye aho nta kibazo kiraza ahubwo si ikibazo yararebye aheza yambaye ahamagara inshuti ze buriya ni ngiri gukaraba we yaza nizaza ngo zimubwire ngo mwami ukurayo ahubwo zitangira kumusobanurira Mukawuriya ari muri iyi batayo ari kurwanira muri aka gace umugaba bari kumwe cyangwa se uyoboye iyo batayo yose ni kana ubwo amaso aracyari ikibazo si uko bambara ibirebire n'ibigufi ubundi ikibazo si uguhumiriza uzagenda uhumirije nabonye igare ry'ina ritagira fe n'iritagusema uriga bambaye bigufi urareba si uheze y'amaso kubera ukahita ureba kurayo i Kigali kwa Rwanda bagenda bakarabisha bambaye uko bimeze nuhumiriza velomoteri iragusekura nuhumiriza kwasiteri z'i Kigali nazo ziragufasha kandi uragenda ukanuye ariko udahezayo udaheza iki kurikira Dawidi Imana iramwirata iravuga ngo muri iki gihugu nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka wa munyacyaha niko Imana yavuze kubera iki ngo Dawidi iyo yagwaga mu cyaha yahitaga arambara akavuga ati mwami wanjye mbabarira ngo kubera ijambo rya Dawidi rivuga ngo mbabarira ngo Imana nayo irirahira iravuga ngo mwana wanjye Dawidi nzagutuza mu mbabazi zanjye ibihe byose abasura Isirayeli uyu munsi wa none bakubwira ko ahantu harinzwe kuruta ahandi n'imva ya Dawidi ntago ndajyayo Isirayeli ntago ndajyayo mana abundi kiba kibajyanye n'iki si ukureba ibihamya by'iby'Imana yakoze si icyo kibajyanye nanjye rero ndema hanjye nifata nkahita njya Nyabarongo Imana yarahandukure bagiye kumpa ipampa 9 kane ahita avuga ati nanjye ni Isirayeli yawe si igihamya se ahita ngana gogose aho nagangikaga nahagera nasanga imbobo twabana nkavuga ngo ahangaha ni Gorogoro haleluya bagize fikira Isirayeli yawe nutaho ujya umanuka kakabandi hamwe bajya kujya gutashya wibuke kuntu uri igituga Wana haracica umugongo wano nkaba ndi lisansi iyi ni goro imirimo itangaje Uwiteka dukorera buri muntu agira isi dusanga Imana n'abasange yamwe abantu birukana mwe Imana batabara mutarasaba ndabasange Imana igiye kubagirira neza mugiye kurangiza kwiga bamwe babona akazi abandi bakabura ariko aho uzagera hose ndagusenge ntuzibagirwe ijambo rya gatatu ndagusenge ntugakire n'ibyaha buri muntu abuweshejwe mu itorero nyurwa ntuzishyire hejuru tura mu bihe byo gusenga tura muri iri jambo rivuga ngo mbabarira tunga ubuzima bwawe bwose niba ariya yaracogoye Yohana umubatiza agacogora muri uru rugendo wowe upima ibiro bingana
munyemerere gutume ku muntu kwegereye umwe apana babiri umwe mufate mu kiganza umwe mubwire ngo utancika mwana ongera uracyamufasha se ongera umubwire ngo Imana igutabara utaraseba ongera umubwire ngo ntuzibagirwe mwana ongera umubwire ngo ntuzigere wishyira hejuru ongera umubwire ngo uzahora usenga ibihe byose ongera umubwire ngo kandi uzajya unyurwa ongera umubwire ngo tura mu mbabazi mu gusaba imbabazi muhagurukane mubwire ngo haguruka dusenge mwana ngiye kugusengera